Twongeye kubaha ikaze nk'ibisanzwe tugarutse muri cya kiganiro cyacu twige ikoranabuhanga. Uyu munsi tugiye kubasobanurira kuri website yitwa Teacher Isaac. Iyi ni website ifasha abanyeshuri ndetse n'abarimu, ikaba ibafasha mu kwiga ndetse no kwigisha aho uri hose. Ni ukuvuga ngo hano ntabwo ari ngombwa ngo mube muri ku ishuri, mbese nk'igihe turi nko mu kiruhuko cyangwa se ari nko muri wikendi, hano mwarimu ashobora gutegura isomo aho yaba ari hose, ndetse n'umunyeshuri akaba yamufasha gusubiramo amasomo ye aho yaba ari hose. Hano rero wakwibaza ngo hazakenerwa iki? Icya mbere, hano bigusaba kuba ufite smartphone cyangwa se ukaba ufite machine computer. Reka tubyandikemo hano, twandikemo Teacher Isaac, dusacinga. Hano twibutse ko ikintu hano ugomba kuba ufite, ugomba kuba machine yawe cyangwa se telefone yawe ifite connection, izafunguka imeze gutya. Ahangaha uzaba wageze kuri iyo website yitwa Teacher Isaac. Okay, urabona ko ngiye kureba ko nsangwe ndi enregistré kuri iyi web, misengera ku masomo. Aya ni amasomo arimo, nimba muri kubibona neza, twenda nzuminge kugira ngo bigaragare neza. Hano urabona ko amasomo yacu ntangaya arimo chemistry senior 3, urabona harimo na seti, hakabamo n'ibi ngibi, ndetse iyo uje hano kuri browser ukakirika bahita baguha andi masomo, browser all courses. Hariya no hibanze kuko itakwereka andi masomo ari hasi, ahishemo hasi, nuva agaragaramo hariya hejuru aba ari isomo rishyashya, andi agiye yongeramo agenda azamo hasi. Ubwo rero nuza ujya kuri iyi website ukaza ugashaka isomo nk'uhita uribona, ujya hariya kuri browse all courses. Hano iyo uri mushyashya urabanza ugakora register, kuko njye n'ubinsanzwe iriya website nyiriho ntabwo byabaye ngombwa ko mbanza gukora register. Ubwo uraza hano kuri register, then bagusabe kwiyandikisha. Ushobora kwiyandikisha uramutse uri umunyeshuri cyangwa se uramutse uri umwarimu. Hano iyo uri umunyeshuri, ubwo icyo uba wemerewe ni ukuza kwiga ririya somo gusa, ariko iyo uri umwarimu ukandikira nk'umwarimu, nawe uhabwa uburenganzira ukajya uteguraho isomo, noneho abanyeshuri bakazaba baza, tuve niba ari nk'abanyeshuri bawe ku kigo wigishaho, ushobora kubabwira ati muzagera mu rugo kubazagira amahirwe yo kugera bakaba bafite telefone ya smart cyangwa se machine. Hano hari isomo nabashyiriyeho muzamujyaho. Hano rero iriyo somo nubwo twaryinjiramo riba ririmo summary note, ushobora gushyiramo amavideo kugira ngo umwana asobanukire neza, arebe arasoma yarangiza akareba na video, ndetse n'amashusho byangombwa no kayashyiramo. Umwarimu nyine mu gutegura isomo ibyo agomba kubyitaho, noneho umwana yarangiza gusoma agakora na quiz irangiza iryo somo. Wakwibaza wenda ngo iryo somo uzaryinjiraho gute? Warangije kwiyandikisha hano. Iyo ugiye kwiyandikisha n'ubundi wenda nk'urugero, ugiye kwiyandikisha nk'umunyeshuri uzaza hano, uhita uza hano
noneho nugera hano bazakubaza first name ushyiremo na last name ushyiremo, hano ushyiremo na username. Hano username ushobora gufata wenda nk'izina ryawe nyine ukaryandikamo hano rimwe riba rihagije, nyine ugashyiramo hano na email, password, hasi bongera bagusaba gushyiramo ya password kugira ngo ukonfirme, ugashyira hano kuri register ukabarangije kwiyandikisha. N'umwarimu nawe ushaka kwiyandikisha anyuze hano, noneho nyuma akazasaba kuba teacher, nayo birakunda. Noneho ubwo yamaze kwiyandikisha uzahita wihutira kujya ku isomo. Yari ugambirije ku isomo usanga handitse iri jambo yitwa enroll course. Enroll course bivuga ngo iyandikisha ku isomo. Nuko uraza uhemeze mu kwiyandikisha ku isomo, n'ubundi bahita bakubaza gushyiramo username cyangwa se password cyangwa email ndetse na password. Reka hano turebe isomo rimwe ndaza yandikishaho. Reka neye hano kuri set yo muri ubona ko ise bambaza email, username or email address and password. Reka mbishyiremo ninjire kuri isomo. Noneho iyo urangije kwiyandikira ku isomo hahita hazaho start learning, urumva ngo bimwe kuyinjiraho ukiga, ariko rero yanditseho enroll course ubu ntabwo uba waryinjiraho. Okay, reka ninjire kuri iri ngiri n'ubundi maze kwiyandikishaho, yakundi yose n'ubundi urabona ko byakunda. Hano iyo uri gukoresha machine bahita bakwereka ubugeze hano. Ubu hano harimo set P4 quiz, P5 ndetse na P6. Nuba ushaka guhera muri P4 uraza ukande hano uhitemo quiz ushaka kuri izi quiz ziri hano, noneho uze urifungue. Nuvanga hariho amakwizi gusa. Reka dusubire inyuma tuze kurebe isomo ririho na note. Reka tujye muri irya P4. Nubundi nuko nari nyobye nashaka n'ubundi niyandikishije muri P4 kugira ngo njye kwiga amasomo ariho teacher yashyizeho. Okay, nuko uko rifungutse rimeze. Hano rero ubona ko tugera ku isomo rya mbere. Hano uhita ubibona ko yigezeho. Noneho isomo rya mbere uraza uryiga, nurangiza kuryiga ushatse wahita uza ugakora quiz. Kimwe nuko ibyiza hano nko kubona bakoresha telefone ntabwo uhita ubibona, ahubwo uraza ugakora iya mbere, isomo rya mbere, ujye gukora quiz ugakanda ahantu handitse next. Hano ndakeka muri kuhabona unaje kuryiga, ndajya kuri next. Ningira kuri next barahita bampa quiz. Iyi quiz iri kosora ukabona amanota. Hano urabona ko handitseho previous lesson ndetse na next. Previous bwa usuye ku isomo rya mbere, next bwa ugiye kuri indi somo rya kabiri. Anga reka tubanze dukore iyi quiz. Uraza hano kuri start quiz. Urabona ko ifite nibazo bitanu, kuri tsinda ni ku manota 50, passing grade ni ku manota 50. Ariko rero skypinga ukajya kuri indi somo. Reka tubanze dukore iyi quiz kuko uranje kwiga. Iyi quiz rero turayikora mu minota 30. Teacher yavuze ko igomba kumara iminota 30. Nemere kuyikora inshuro nyinshi, nuba ngo ninyikora nemere ko njya nkasubiramo igihe nzabishakira cyangwa se nzaba narifashe. Hano tantantanta hano nuguhitamo, ubwo ndaza mpitemo. Nene ndangiza ndakanda hano next, njye ku kindi kibazo cya kabiri. Urabona ko cyese kiza nacyo isubize. Hano ushatse wahita uzano hejuru kuri gatatu, kwimuka ushatse wajya wimukira hano hejuru, ushaka kunasubira n'inyuma, byose birakunda. Ningize kuri gatatu tantantanta, hano naho ukagira gute
ugahitamo, reka mpitemo wenda aka ngaka. Hano uhita ujya ku cya kane, wenda mpitemo kano. Icya gatanu wenda reka nshyiremo wenda aka, singombwa byose ngo mbikore. Nene mite ono ko saza submit quiz. Iyi submit quiz itandukanye nkuko bigiye bimeze. Imbere hari submit and next. Nkuko biba bitandukanye. Iyo wita submitinga nene uhite bampa amanota. Submit. Aha. Hano rero maze gusubmitinga. Iyi quiz yacu ifite ibibazo bitanu. Hano bayishyira n'itariki 16 z'ukwa munani 2024 saa 7:55. Hano nubwo nda isaha ntago ariyo neza kubera ko ingi babarira ku isaha ari kuri GMT. Ubano nuko nyamasaha 2 nyine nubwo tubibara. Hano ni ibibazo bitanu bifite amanota 10. Nakoze bitatu nishe 2. Mfite 60 ku 10 angana 60 ku 100. Nitwe koko passing ni kuri senkani, nimo basaba ama pass. Hano rero urahita uraza kuri details eno urebe uko wabikoze, babwiye birambuye. Ikibazo cya mbere natanze igiso natanze nicyo nagomba gusubiza n'amanota, nuko na conclusion hano. Iki nakishe nashubije iki kandi nagomba gusubizaho iki. Ni mpamvu nakishe. Hano bahita bakwereka ibyo wishe. Warangiza ushatse wakongera ikwizi ukongera ukayisubiramo ugakora, cyangwa se ugahita uvuga tereka nkomeze njye kurindi somo wenda nk'igihe wenda witsinze neza wakomeza. Aho nkabura naritsinzwe ibyiza nuko nasubira inyuma nkayakwiga iriya somo kuyo mbanze ndimenye neza. Hano nubundi n'indi somo rya kabiri nshatse nahita nzano akora iriya quiz igendanije kuryiga. Ubwo umwana aza akaryiga nino yarangiza agahita ajya kuri next. Next naho agasanga hariyo quiz yo kuri rya somo. Okay, urabona ko ari ibintu byiza cyane. Urabona ko hariyo indi quiz ikurikiyeho, nayo akaza akayikora, cyangwa se ashaka akavuga ati reka skyping banze nige aya makunze yakora ukwayo, kuko hano wemeye kuyikora isaha iyo ari yose ye ubone uwo mwanya wemere kuza ukarisubiramo. Bo hano rero nabo bagenda bakwereka in dashboard my profile, ushatse aho ni washyira ibintu by'amafoto. Hano inshuro maze gukora hano bitazi kwereka. Urabona ko bagenda bisobanura mu buryo burambuye. Ubutaha tuzabagezaho uko teacher ashobora guteguriraho isomo. Mwe mwese wifuza kujya ategura isomo hano kuri website eno abanyeshuri bakazajya babasha kwisubiramo bari mu rugo. Hano muri description iyi video nabashyiriyemo link bari buze kwizuzamo.